Dutangiye Nana aryamye mu cyumba ari kumwe n'umugabo we, gusa umugabo we ubona yuko arimo aritunganya yambara agira vuba ngo agende. Nana aho yari ari aho ku gitanda wabonaga atishimye, ubona afite agahinda, arimo yitegereza umugabo we uburyo arimo arambara yihuta yashyashyanye. Nana yariyumviriye arangije abaza umugabo we ati ese mugabo mwiza, ubu koko nanone uragiye nta kintu dukoze? Ese ubona ntagukumbuye? Njyewe nari nzi yuko izi stress zawe z'akazi wambwiraga nizirangira tuzongera tugasubira uko twari tumeze, ariko ntujye unyikoza. Ubu se wumva nzabaho gute? Wumva ntagukumbuye koko? Umugabo we amwima amatwi yigira nkaho atamwumvisha, araguma aritunganya. Nana arangije aramubwira ati ubuse tuvuge ko utari muranyumva? Ndagukumbuye sheri, ndagukumbuye, nkumbuye bya bihe byiza twagiranaga mu gitondo ugiye kujya mu kazi. Ndabyibuka ukuntu wajyaga umbwira ngo iyo turyamanye mu gitondo bituma ugenda umeze neza, ukirirwa ufite akanyamuneza mu kazi, ariko ubu ngubu ni njyewe ugukenera nkakubura. Ese ni ukubera iki? Umugabo we yarahindukiye areba Nana, arangije aramubwira ati Nana rwose ubyihanganire pe, ujye ubyihanganira, njyewe ntakubeshye nkubwize n'ukuri. Kuva wabyibuha ukava ku biro 70 ukazamuka ukagira ibiro 150, kukurongora birangoye pe, birangora, biramvuna cyane, binsaba imbaraga nyinshi. Iyo mvuze ngo ngiye kubikora, nubwo wenda ntigeze mbikubwira, ariko Nana njya mu kazi naniwe, ibyo kuvuga ngo ka kanyamuneza nagendaga mfite reka ngenda naniwe cyane, numva umugongo urimo urandya, amaboko arimo arandya, amaguru arimo arandya, kuko mba nakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Warabyibushye, kukurongora biravuna, kandi uranabizi rega njyewe guyanjye nkunda abadamu batoya. Urabizi nkunda abadamu bato. Narakubwiye ngo kora siporo wongere unanuke urebe ko ntakwitaho neza nkuko najyaga mbikora kera. Naho ubundi ubu njya kubikora ibitako bikantangira, nkajya kurwana no gusesera wagira ngo ndimo ndasesera mu mifuka, nagira ngo nibura dukoza k'inyuma wenda aho birakunda, ibibuno naho bikantangira, biramvuna cyane pe Nana, biramvuna. None se ntubizi ukuntu nkunda ibintu? Ibaze nyine kuba ntakikurongora, biramvuna kandi ubyumve. Nana yitegereje umugabo we, Nana arangije ariyumvira aramubwira ati sha iyo mbimenya yuko ninkubyarira utazongera kunkunda nk'uko wankundaga, simba narakubyariye, kuko uyu mubyibuho wose ubona ni ingaruka zo kubyara. Iyo mbimenya simba narakubyariye. Umugabo yarabyumvishe, arangije aramubwira ati njye nyine nkubwije ukuri, ntiwashakaga ko nkubwiza ukuri se? Kukurongora biramvuna pe, shaka uburyo unanuka, numara kunanuka basi wenda ugira ibiro 100 nzongera njye nkurongora nk'uko nabikoraga, ariko bitamvuna cyane. Nana asigaye yibaza ibintu byinshi, yibaza ubumushyukwe asigaye agira aho azawukwiza, aratekereza abura igisubizo, cyane ko yari amaze n'igihe n'ubundi akora siporo, akora regime, byaranze yuko yongera kunanuka. Nana yariyumviriye aravuga ati shaka nitera amazi wenda irirari mfite mu mubiri wanjye ryashira. Nana yarabyutse akenyera igitenge cyari kiri aho hafi, arangije agenda agana muri dushe agira ngo ajye kwitera amazi. Ageze muri dushe yumvishe hari urimo uroga. Nana azarunguruka, arungurutse abona ni umukozi we w'umuhungu witwa Gasongo. Bari bafite umukozi w'umuhungu witwa Gasongo, niwe wari uri muri dushe arimo aroga, gusa mu by'ukuri yogaga atafunze ngo afatisheho umuryango, urugi rwari rwegetseho, ariko uwarunguruka akaba yabasha kumubona. Nana yarahaciye, harungurutse mu muryango akubitwa n'inkuba abonye Gasongo arimo aroga. Nana yahise yihengeka ku rugi ku buryo batamubona neza, ubundi arangije atangira guhengereza umukozi we Gasongo. Nana yarungurutse Gasongo, atungurwa n'ubwambure bwa Gasongo yari abonye. Yarakomeje ararunguruka, irari ritangira kongera kumuzamuka kandi nanone
atangira kumva umubiri we utangiye guhinduka. Arangije aravuga ati wa musore burya bwose uzi yuko ari mwiza. Mbega Gasongosha arantunguye pe, sinari nzi yuko ateye kuriya. Ibyo ni ibyo yivugishaga ku giti cye. Arakomeza aramurunguruka, ubundi Nana atangira kugenda yikorakora. Uko akomeza kureba Gasongo agenda yikorakora, agenda azamura ibiganza yikora ku myanya y'ibanga ye. Yakomeje kwitegereza Gasongo. Mu by'ukuri Gasongo yarangije kwiyuhagira, Nana atararangiza ibyo yakoraga. Nana abonye Gasongo arangije yahise agenda yirukanka asubira mu cyumba yiruka ngo Gasongo atamubona, agafatwa yari arimo ararunguruka. Gasongo yavuye kwiyuhagira yigira mu cyumba cye nk'uko bisanzwe. Uwo mwanya Nana ahita ahinguka hirya nk'aho nta cyabaye, nta n'icyo yabonye. Gasongo akimubona aravuga ati mabuja urahari? Nana ati yego, uyu munsi ntago nagiye mu kazi. Gasongo ati ibaze ni ukuri, uzi ukuntu nayo nisanzuye, ngira nzi yuko mwagiye, namenyereye ko aya masaha nta muntu n'umwe uba uhari, birantunguye kuba uhari. Gasongo yahise yigira mu cyumba cye ajya kwitunganya. Ubundi Nana nawe aragenda ajya muri dushe arakaraba. Gusa Nana ageze muri dushe yabuze amahoro. Umubiri we wari urimo uramurya mu by'ukuri. Yumvaga imisonga irimo iratera, yumva ubushagarira burumwuzuye umubiri wose, yumva yabuze amahoro. Yasaga nk'aho yari atangiye gutuza, ariko kuva yabona ubwambure bwa Gasongo byakomeje kumubuza amahoro. Nana yatangiye gutekereza muri we avuga ati ubundi uwaryamana n'uyu musore, undi ntaba akeneye amafaranga, uwaryamana nawe nkamuha amafaranga. Nana yari yiyuhagiye, amaze kwiyuhagira aragenda ajya mu cyumba cye. Ageze mu cyumba cye yambara ikanzu ngufi cyane bishoboka, kuko yashakaga kurobesha umukozi we Gasongo. Nana avuye mu cyumba yaraje yicara muri salo. Ubundi arangije amanika akaguru ku meza ku buryo ikibero cyose kiba kigaragara. Arangije ahamagara Gasongo aramubwira ati Gasongo wanzaniye icyayi. Gasongo yaraje agihinguka muri salo, arebye uburyo nyirabuja yicaye arumirwa, ariko ntiyabitindaho, akora ibyo bari bamutumye. Agiye kugenda nyirabuja aramubwira ati ndagira ngo uze hano tuvugane, ndagushaka. Gasongo yaraje yicara aho ngaho. Ni umusore ubona ukiri mutoya gusa muremure ufite ibigango. Ni umusore ubona udafite icyo atwaye uretse bwa bukene. Yaraje yicara aho ngaho. Ubundi nyirabuja arangije aramubwira ati nagiraga ngo uze dusangire icyayi tunaganira, uzi ko igihe umaze ukora hano tutaraganira na rimwe. Gasongo yarasetse aramubwira ati ariko mabuja njyewe nari nanyweye, njyewe inzara ngira se nagira aya masaha nta kintu ndashyira mu nda, njyewe nanyweye icyayi kare cyane rwose. Nana aramubwira ati ndabyumva ariko ndashaka yuko dusangira, hari ibyo nshaka yuko tuganiraho. Gasongo yaravuze uti oke nta kibazo, ko nta gusuzugura se, nta kibazo. Gasongo yicaye aho ngaho. Ubundi nawe asuka icyayi arongera aranywa. Gusa nanaguma yibaza ukuntu ari butangire Gasongo, yumva ntago azi ahantu ari buhere. Ariko mu by'ukuri Nana kuva yabyuka yari afite irari, yari afite imisonga, yumvaga afite umushyukwe mwinshi cyane. Nana yatangiye kwisunikiriza agira ngo yegerane na Gasongo, akomeza kugenda yigiza hirya buke buke. Bidatinze baregeranye. Gasongo akomeza kwigotomerera icyayi, ategereza ko nyirabuja amubwira icyo yamushakiraga araheba. Nana yegereye Gasongo, yajya kuvuga kumva umutima uramuriye. Byaramugoye, abonye bimunaniye kwiteretera, yatangiye kuzamura ikanzu yari yambaye, arayizamura cyane ku buryo ibitako byose byari hanze. Ubundi Gasongo aho yari yicaye akajya agira atya akanaga akajisho ku bibero bya nyirabuja, ariko nawe ni umusore uri aho w'umuturage, kabone n'ubwo yakifuza nyirabuja ntabwo yabasha no gutungutsa ijambo mu kanwa rishaka kumutereta. Nana yabonye bishobora kuza kugorana, atangira kwikoreshwa kuri Gasongo. Arangije ahita amurambikaho amaguru aramubwira ati sha Gasongo,
mbabarira uncira inzara, mfite inzara z'amaguru zananiye kuzica, narabyibushye kuva nabyibuha sinjya mbasha kugera ku mano yanjye, ndagira ngo ncire inzara. Gasongo yararebye kuko abona nyirabuja afite inzara, aramubwira ati nta kibazo reka nzane kupongere. Gasongo yikuyeho ibirenge bya nyirabuja aragenda ajya kuzana kupongere. Nana muri we aravuga ati mana mfasha bino bikore pe, mfasha bino bikore, ndumva byananiye kumutereta. Gusa nyumviye ubusa koko mana, naba nsebye naba nisuzuguje ariko ntaribi, nizeye ko biri bukunde. Bidatinze Gasongo yaraje azanye kupongere, araza yicara aho ngaho, arangije atangira gucira nyirabuja inzara. Gusa Nana akomeza kugenda ashaka uburyo yashotora Gasongo. Abonye bikomeje kwanga, Nana yicaye nabi, gusa yari yambayemo imbere agakariso k'umweru, arangije yicara nabi amanura akaguru kamwe hasi, akandi kaguma ku kibero cya Gasongo, ku buryo Gasongo aho yari yicaye yafunguye amaso atungurwa no kubona nyirabuja arimo aritwara bitandukanye, ku buryo yari yicaye nabi yashwandaritse, umwenda w'imbere urimo uragaragara. Gasongo yitegereje ubwambure bwa nyirabuja, aguma kwitegereza ibyo bibero, aguma kwitegereza iyo kariso. Gasongo nawe nk'umuntu muzima utarwaye udafite ikindi kibazo, ntabwo irari ryari kwanga, yatangiye kumva atangiye kugira irari kubera ibyo bibero bya nyirabuja. Gusa Gasongo ntigeze amenya yuko ari umutego nyirabuja arimo arashaka kumugwishamo. We yagize ngo ntabwo byitayeho, nyine ni kumwe wicara nabi utabizi. Gasongo yakomeje kwitegereza ibibero bya nyirabuja, ari nako akomeza kumucira inzara. Mu by'ukuri Gasongo nawe umubiri uratangira urahinduka. Nana nubwo abyibushye cyane ariko ni umudamu mwiza ufite umubiri mwiza, ku buryo Gasongo atari bubure kumwifuza. Gasongo yarakomeje aramucira. Nana aho yarari yagiye kumva yumva aho akaguru ke gatsikamiye hari ikintu gitangiye gusa nk'ikibyimba, atangira kubyumva yuko Gasongo atangiye kujya muri modo. Nana yatangiye kwishima cyane. Barangije kumucira akaguru kamwe, akamano yagira ngo azamura, kandi yatunguwe no gusanga Gasongo noneho yabishatse bya nyabyo mu buryo bugaragara. Nana yahise yeguka ahita abona aho ahera, araza ahita akora kuri bya bintu bya Gasongo, aramubwira ati Gasongo ntumbwire ko ibi ngibi ari ibintu byawe, ubu se ufite ibintu bingana gutya, mbabarira unyereke, ntabwo bishoboka, waba ufite ibintu bingana gutya. Gasongo n'amasoni menshi n'ubwoba aramubwira ati mabuja ibyo ngibyo bireke, ariko nawe rwose ntiwandenganya pe, none se nawe reba uburyo uba wambaye, ubu se urumva koko byabura. Nana ati oya, ibi ni ibintu bizima, ni ibintu bisanzwe, nta gishya kirimo, ni ibintu bisanzwe, ahubwo mbabarira ureke nkoreho. Gasongo ibi ni ibintu ufite bingana gutya, mbabarira umyereke. Gasongo yarasitse aramubwira ati mbabuja nawe ibintu urimo uransaba biragoye, ndakwereka se, ndakwereka bitanga iki, ahubwo mbabarira ureke kuguma kunkoraho kuko urimo uraguma kunteza ibibazo, kandi ubizi yuko nta kintu wamfasha, hari icyo wamfasha se. Rero mabuja mbabarira, reka ngucire inzara njye koza ibyombo. Nana yararebye abona naguma guca ku ruhande biratinda, arangije ahita abwira Gasongo ati Gasongo ndashaka yuko hari ikintu nshaka yuko tuvugana. Gasongo ati nta kibazo mbwira ko ndi hano se. Gasongo nguhaye amafaranga nk'ibihumbi 50, nkakubwira nti nyemerera turyamane umfashe, ndumva ameze nabi muri iyi minsi. Umugabo wanjye amaze iminsi afite stress z'akazi, abyuka agenda agataha atinze, ntabwo nyimubona, ku buryo hashize igihe kinini cyane ntabonana n'umugabo. Ngo ibihumbi 50 wabyemera? Gasongo yitegereje nyirabuja, arangije araseka cyane, aramubwira ati mabuja mbabarira rwose, ntabwo izo brage ngewe nzikunze, ntabwo nzikunze. Ubu se umudamu nkawe mwiza koko wabura abagabo bakurongora? Mu bagabo birirwa bagutereta bose waburamo uwakurongora ku buryo waza kuvuga ngo urarongorwa nanjye Gasongo koko w'umukozi wa hano iwanyu? Nana aramubwiye ati Gasongo ndi seriye, ntabwo ndimo ndaburaga,
byashoboka cyangwa ntabwo byashoboka, ngira niba byakunda pe, sinzi ukuntu nanjye mise numva mbyifuje, niba ari uko nkurebye nkabona nawe wabishatse, babarira umbwire birakunda cyangwa ntabwo bikunda kandi mbikeneye nonaha. Gasongo yitegereje Nana abona ari seriye, arangije aramubwira ati mbese mabuja urakomeje koko? Nana ati yego ndakomeje. Gasongo yaramubwiye ati mabuja njyewe n'ayo mafaranga nushaka kuyagumane, njyewe mbwira mbigukorere nta kibazo. Kuko urongora? Mabuja nabikora ibawe umugore mwiza nkawe, ungana nkawe, ukizungereza nkawe, ufite ibibero bimeze gutya, ufite mabuja njyewe mbwira tubikore rwose nta kibazo, ayo mafaranga yawe yigumanire. Nana yarasetse arebye uburyo Gasongo amusubije, arangije aramubwira ati hoya njyewe amafaranga ndashaka kuyaguha kandi n'atari ayo ngayo nayaguha, 50 ni makeya, nimba wemeye ko tubikora ngaho reka tubikore. Uwo mwanya Nana yarahagurutse aragenda ahita afunga umuryango ashyiramo n'ingufuri, ubundi Gasongo ahita atangira kwiyambura umupira byihuse wagira ngo borosaga uwabyukaga. Nana yitegereje Gasongo uburyo yashyashyanye arumirwa, baratangiye bakoranaho, gusa Nana abona Gasongo ni umuntu uri aho w'umuturage utari na romantike habe na gato. Gasongo yakuyemo ibyenda ahita akuramo vuba vuba, arangije ahita aza akuramo nyirabuja ikanzu hafi kuyica. Nana arangije aramubwira ati Gasongo tubitware bukeya, kuba uri kubikora wihuta cyane, humura umugabo yagiye, ahubwo reka tujye mu cyumba, reka tujye mu cyumba cy'abashyitsi. Baragiye bajya mu cyumba cy'abashyitsi, Gasongo agenda arimo aceza inyuma ya nyirabuja yumva yishimye, agenda yicinye icyara, ari nako agenda yitegereza ibyo bibuno n'ibitako bya nyirabuja. Baragiye bagera mu cyumba cy'umukozi barinjira, Nana ahita aryama ku gitanda. Gasongo uwo mwanya yuriye ku gitanda, amaze kujya ku gitanda ahita ajya hejuru ya nyirabuja, nta n'ibyo kubanza kumukorakora, nta n'ibyo kubanza kumukora ku mabere, ashaka guhita yishyiramo. Nana aramubwira ati Gasongo nta nubwo tubanza ngo tunategurane dushyirane muri mudu? Gasongo araseka aravuga ati mabuja nyine ntakubeshye, ibi bintu ni nk'ubwa gatatu naba ngiye kubikora, ntabwo mbimenyereye pe. Ubwo rero niyo mpamvu ibyo ngibyo ntabwo mba mbyibuka ko biba ari ngombwa. Nana yaramubwiye ati hoya ryama hano ku ruhande rwanjye nkwereke. Nana yaryamye iruhande rwa Gasongo, ubundi Nana aramubwira ati umugore iyo agiye kuryamana n'umugabo biba byiza iyo banje bagategurana kugira ngo bajye kubikora barimo bariyumvanamo, naho se waza uhita unyurira kuko banza ugenda unkorakora ku mabere, unkore ku mabuno, nanjye mbe ngukorakora mu minota nka 15 ibihagije duhite tubikora. Gasongo yarisetse aravuga ati sha mabuja ntabyo mba nzi pe. Nana gusa yakitegereza inkoresho ya Gasongo akabona ni nziza pe, ariko mu mutima aguma yibaza ati se uyu musore buriya ari n'iminota 10 ari bumare? Mbona ari umuturage, mbona afite inzara. Barakomeje barategurana, gusa Gasongo mu by'ukuri ntabyo azi pe. Yafataga ibera akaripyonyora ukagira ngo ni nk'ikintu arimo arakandakanda, yamukora ku kibera agapyonyora, yaramukandakandaga cyane. kandi abasore bo mu cyaro baba bakomeye bafite ibibaraga, bafite mu biganza hakomeye. Nana yumvisha uburyo umusore arimo aramukarisa, aravuga ati ahubwo ndebye nabi na santima mfite yazinkuramo. Yaramubwiye ati Gasongo reka dukikorera ibyo dukora, ndumva ibingibi atari ibintu byawe. Gasongo yaje hejuru ya nyirabuja ayishyiramo, baratangira bararyamana, ariko Nana bagitangira kubimukorera yarumiwe, kuko Gasongo yari afite ibibaraga byinshi cyane nk'umwana wariye ikijumba wakuriye mu cyaro. Yaramurongoraga hafi kumupfumura. Nana nibyo yashakaga kuko yari amaze igihe kinini yumvaga akeneye umuntu umupfumura akamumaramo akajagari kose yari afite. Bararyamanye, Nana arishima cyane. Nana aravuga uti wawu Gasongo ni wowe nari nkeneye kabisa. Nana yaratunguwe mu by'ukuri, nubwo Gasongo atari romantike ariko
ku bijyanye no kurongora byo arabishoboye, bararyamanye bagira ibihe byiza ndetse babikoze umwanya munini cyane mu buryo Nana atatekerezaga. Nana yararangije arongera ararangiza. Nyuma yahise abwira Gasongo ati Gasongo mbabarira nawe ugire vuba ndumva naniwe. Gasongo ati mabuja nimba wumva wananiwe nta kibazo reka nkwereke ukuntu duhita tubigenza. Gasongo yabikoze vuba umunota umwe yahise arangije abwira Nana ati ntageraga ngo wowe nyine ubanze ubihage mbone kurangiza. Nana yarishimye cyane arangije abwira Gasongo ati Gasongo nta nubwo nkiguhaye ibihumbi 50 ndakongereraho 20 nguhe 70 kubera yuko uranshimishije cyane mu buryo ntatekerezaga. Gasongo yarumiwe arabyina ubundi bamuha amafaranga. Nana arangije abwira Gasongo ati ndashaka yuko tuzajya tubikora rimwe mu cyumweru, tuzahitemo umunsi umwe rimwe mu cyumweru tujye tubikora. Gasongo ati ngewe kereka icyo udashaka mabuja njye ntacyo bintwaye rwose, ngewe nazajya mbigukorera kandi neza. Nana yaramubwiye ati reka tujye tubikora ku wa kabiri niwo munsi nkunda kuba ndi mu rugo. Umukozi aramubwira ati nta kibazo. Batangiye kujya baryamana gutyo, barakomeza bakajya baryamana ndetse baza kubigira akamenyero ku buryo Nana nta nzara yari akigira ry'imibonano, nta nzara yari akigira yo kwirirwa yinginga umugabo we, cyane ko umugabo we atari akimukunda. Iminsi iragenda irihereka. Igihe kimwe Nana yaje gusama, amaze gusama biramuyobera, arangije rimwe aza kwicaza Gasongo aramuganiriza, aramubwira ati Gasongo uzi ko wanteye inda? Gasongo ati mabuja naguteye inda? None se ntago abanyamujyi singira ngo mwarifungishije ku buryo mutasama? Nana ati hoya ngewe ntago nigeze mbikora, ariko ngewe mfite n'ikindi kintu nshaka kugusaba. Urabona tumaze amezi agera muri 7 tubanye gutya, twabaye inshuti, ariko ngewe natangiye kugenda nkwiyumvamo. Gasongo ntago bino bintu ndi kubikubwira kuko ngo twitiye, ngewe maze iminsi numva ndimo ndagenda nkwiyumvamo, ngenda ngukunda buke buke. Gasongo yarumiwe arangije abwira nyirabuja ati mabuja urambeshye, none se gute wakunda umuhungu nkanjye uri aho w'umukene ukora akazi ko mu rugo? Ahubwo ngewe narakwishimiye numva ndagukunze, ariko ndabyigumanira muri njye, ntabwo nari bwirwe nza kubikubwira kuko ntacyo byari bumare nta nicyo byari butange. Nana ati hoya byari kugitanga, ngewe kugeza ubu nonaha n'ubundi umugabo wanjye ntitugikundana ntitukiryamana, ngewe ndumva ahubwo natandukana n'uyu mugabo njye nawe tukajya gutangira ubuzima bwacu bushyashya. Mfite amafaranga nta kibazo, naguha igishoro ukareba ikindi kintu wakora ku buryo nawe uzajya ubasha gukemura inshingano z'urugo. Gasongo yarumiwe abwira nyirabuja ati mabuja ibintu uri kumbwira urakomeje cyangwa hari ikindi kibyihishe nyuma? Nana ati hoya ndakomeje, ngewe nsigaye nkukunda, ibyo bintu nkubwiye urumva byakunda? Mu by'ukuri Nana kubera igihe yari amaze aryamana na Gasongo yumvaga ari we muntu umuha ibyishimo, yabonaga ari we muntu uba umufitiye santima, uba umwishimiye. Kandi uretse n'ubukene, Gasongo abonye amafaranga akiyitaho yamera neza ndetse akaba mwiza no kurusha n'uwo mugabo wa Nana. Bidatinze barabyumvikanye, Nana aza gusaba umugabo we divorce, amubwira yuko atwite kandi atwite inda y'undi muntu, gusa ntiyamubwira uwamuteye inda. Amubwira yuko rero yifuza agatanya akajya kwibanira n'uwo mugabo umukunda uko ari, uko abyibushye umwishimira. Umugabo we yaramubwiye ati nta kibazo, niba ari byo uhisemo nta kibazo rwose, njye ntacyo bintwaye. Mu by'ukuri n'ubundi wabonaga yuko umugabo we atari akimukunda. Baje guhana divorce, Nana ajya kwibanira na wa mukozi wo mu rugo, wabonaga bakundanye kandi bombi bakeneranye.